Turahere i Paris mu Bufaransa urukiko rwa rubanda rw'i Paris mu Bufaransa mu gitondo cyo kuri wa gatatu rurimo kumva ubuhamya ku bwicanyi bwakorewe abatutsi kuri Paruwasi Gatolika ya Kaduha. Ni mu rubanza ruregwamo Rurabukiba Rutahoza ari Prefet wa Gikongoro akaba ashinjwa kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Mutangabuhamya uri imbere y'urukiko muri aka kanya ni umugabo w'imyaka 73 y'amavuko warokokeye jenoside yakorewe abatutsi Kaduha, ariko umuryango we wose ukahicirwa gasigara wenyine. Uyu mutangabuhamya yabwiye urukiko ku bwicanyi simusiga ikaduha bwakozwe tariki 21 Mata 1994 bukaba bwarakozwe n'abaturage benshi babitwaje intwaro gakondo bari kumwe n'abajandarume bari baturutse muri jandarumari ya Gikongoro. Uyu mutangabuhamya yavuze ko ubwicanyi bw'ikaduha busa n'ubwakorewe igihe kimwe n'ubw'Imurambi na Cyanika kandi hose bugakorwa kimwe. Uyu mutangabuhamya yavuze ko nyuma yo kwica abatutsi mu Cyanika abajandarume bamwe bakomereje ikaduha abandi bajya mu mugezi wa Mwogo gutangira abatutsi bari barokotse ikaduha bashaka guhungira i Nyanza. Kuri uwo mugezi wa Mwogo abajandarume ngo babanje kubeshya abatutsi bahungaga ko ntacyo bari bubatware, nyamara ari amayeri yo kugira ngo babanze babegeranye bazabone uko barimbura ari benshi. Abo bajandarume kandi ngo bari bahagarikiwe na Kapitene Sebuhura wari warihaye ubuyobozi bwa jandarumari ya Gikongoro ubwo jenoside yatangiraga. Uyu mutangabuhamya yabwiye urukiko ko mbere gato yo kubwicanyi bukorwa ikaduha ngo Prefet Bukibaruta yaje akabasaba gucukura ibyo byinshi abyita ko ari ubwiherero, nyamara ari ibyo kuzabashyiramo bamaze kwicwa. Tugarutse mu Rwanda, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu iri mu biganiro n'urwego rw'umuvunyi ndetse n'inzego z'ibanze, aho urwego rw'umuvunyi rurimo kugaragariza Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu bimwe mu bibazo uru rwego rwasanze inzego zegereye abaturage zitarakemuye. Bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze bemera ko koko ibibazo bikigaragara mu baturage ibyinshi akaba ari bishingiye ku butaka, amakimbirane mu ngo n'ibindi. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Jean Marie Vianney Gatabazi yavuze ko ibibazo by'abaturage bidakwiye gufata umwaka ngo bijye mu wundi. Avuga ko uburyo inzego z'ibanze zubatse hadakwiye kuba hakigaragara ibirarane by'ibibazo by'abaturage. Naho mu karere ka Musanze hateraniye inama y'iminsi 3 ihuza abashakashatsi mu rwego rw'ibidukikije baturutse mu bihugu bitandukanye bari kurebera hamwe inyungu ziboneka mu gihe urusobe rw'ibidukikije rubungabunzwe neza n'imbogamizi kigaragara hagamijwe kuzishakira ibisubizo. Ni ku nshuro ya gatatu inama nk'iyi ibereye ku mugabane wa Afurika, iya mbere yabereye muri Kenya, ya kabiri ibera muri Togo. Abashakashatsi bavuga ko kuri ubu urusobe rw'ibidukikije rwugarijwe n'ihumana ry'umwuka, imihindagurikire y'ikirere n'imyuzure. Bashimangira ko izo ari ingaruka zo kudashyiraho gahunda ihamye yo kubungabunga urwego, ahubwo abantu bakirebera ku bikorwa byabo bibaha inyungu z'ako kanya ari nako bangiza umubumbe batuyeho. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ibidukikije Patrick Karera avuga ko iyi nama ari ingirakamaro ku kubungabunga urusobe rw'ibidukikije ku mugabane wa Afurika, agashimangira ko guverinoma y'u Rwanda yashyizeho ingamba zinyuranye mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije nk'imishinga itandukanye iri gukorerwa hirya no hino mu gihugu yo kubungabunga ibyogogo n'ibindi. Mu makuru ari kuvugwa hirya no hino ku isi, umuryango wa CEDEAO uhuza ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika wavuze ko ubabajwe n'uburyo igihugu cya Mali cyafashe umwanzuro wo gukomeza ubuyobozi bw'inzibacyuho buyobowe n'igisirikare mu gihe cy'imyaka 2 iri imbere. Ni nyuma y'uko kuwa mbere cy'icyo cyumweru perezida w'inzibacyuho Colonel Assimi Goïta ashyize hanze iteka rivuga ko ubutegetsi bw'inzibacyuho buriho aho muri Mali uzamara amezi 28, no kuvuga imyaka 2 uhereye tariki 26 Werurwe umwaka wa 2022. Mu yandi makuru nuko banki y'isi yemeje inkunga ya miliyari 1 na miliyoni 49 z'amadolari ya Amerika, ni inkunga igeneye igihugu cya Ukraine mu guhemba abakozi ba leta. Ni byatangajwe na Minisitiri w'Intebe wa Ukraine Denis Shmyhal wagaragaje ko iyo nkunga izafasha igihugu cya Ukraine gikomeje guhangana n'uwabendereje ari wo Burusiya, kandi ko intsinzi ya Ukraine izaba intsinzi ya demokrasi n'abaturage basirimutse. Reka mpinira hanga mbashimire cyane na Martin Nyirijabo, twongere saa 6 dutangira isaha y'uburyohe. Uko umuyobozi mukuru wacu w'igihugu adushikaririza kwihangira umurimo, niyo mpamvu ubona ko dukora ibintu bitandukanye
Imana yabahaye igihugu, yabahaye ubuzima nk'ubw'abandi bantu, ibaha ubwenge, ibaha imbaraga, igisigaye ni ukubishyira hamwe tukabikoresha. Oya, nta kibazo, hano hari akazi gasanzwe, twebwe ni akazi gasanzwe, dukora ibintu bitandukanye. akazi ni akazi, buriya akazi k'umunyagara kabaho. Kazi ni kazi, utamu wa kazi ni pesa. Aka kazi kafasha kungeza ku bintu byinshi, nk'ubu ngubu nkakuramo ubuzima bwanjye bwose n'ubw'umuryango wanjye. Waba utekereza ko hari akazi gasuzuguritse? Shira amatsiko mu kiganiro Kazi ni Kazi kuri Radio Rwanda kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu. Uhinga mu murima we ntabwo asigana. Ego ibaze natwika na MTN 4G do n'ikimenyimenyi gira ahantu ujya usacinge niyo Bosco gusa urahita ubona ibikorwa byanjye byose kuko mbishyira online. So my people, turagera ku cyuyu munsi tuzikoraho. Kanda akanyenyeri 345 akanyenyeri rimwe urwego ugure paki ya Irekure. Ni ku munsi wa gatatu w'icyumweru. Iyi ni Radio Rwanda ukomeje gutega amatwi. Turakomeza kubashimira mwe mwese mukomeje guhitamo kutwumva. Tunabashimira ko mwahisemo kumva Radio Rwanda. Tugiye kumva ikiganiro Kazi ni Kazi. Ejo mbere yuko twumva iki kiganiro na nyuma yacyo nagarutse ku mateka y'ukuntu abantu benshi basigaye bagera ku bukire. Nababwiye amateka y'umugabo witwa Jack Ma, uyu bamuzi cyane ku rubuga rwa Alibaba, ubu rufite abasaga hafi miliyoni hafi 280 z'abantu bamaze kwiyandikisha kuri uru rubuga kurukoreraho ubucuruzi. Uburyo yateye imbere, uburyo yakize, uburyo yahembwaga umushahara w'amafaranga 8,200 yonyine akaza kuyareka akavuga ati kuki nta kwihangira umurimo wanjye ushobora kumpa agafaranga. Uyu munsi nawe ushobora kumva Kazi ni Kazi ugatekereza nka Jack Ma uko yabitekereje, ugatekereza uburyo wakwiteza imbere, ugakura amaboko mu mifuka, ukabasha kumenya yuko aho uri niba ubona ibyo urimo gukora bitarimo kunguka ukaba wabireka ugashakisha ikindi kikungura. Uyu munsi ikiganiro Kazi ni Kazi tugiye kumva mugenzi wacu Roza Mukayiranga yakoze kiraza kukwigisha uburyo wava ku ntera ukajya ku yindi, ndetse no kumva uburyo bamwe babashije gukora bikabateza imbere. Roza Mukayiranga, ndagusuhuje nguha n'ikaze. Ndi Mukayiranga Rose, ndagusuhuje ikaze mu kiganiro Kazi ni Kazi kuri Radio Rwanda. Uyu munsi nerekeje mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Niboyi, ndetse ni no hafi y'akagari ka Niboyi, rwose hafi y'akagari neza. Nkaba ndi kumwe n'umudamu hano, sibyo n'umudamu? Nkaba ndi kumwe n'umudamu hano Odile, ni umudamu mucoma, ngo ni umudamu mucoma usobanutse. Ubu turi ku cyokezo, hari brochette yamaze gushyiramo rwose zihiye, hari izindi zitarashya, hari ibirungo ari gukeka n'ibindi bitunganye. Tugiye kuganira Odile, kandi urakoze cyane kumpa ikaze ku cyokezo cyawe. Uraho neza? Muraho neza hose. Biragenda se? Biragenda, turaho. Ndabona ukamereye nabi. Namereye nabi, nakazindukiye rwose kare cyane. Amasaha aracyari kare. Brochette ziraribwa se na mbere ya saa sita? Cyane rwose ziraribwa na mbere ya saa sita mu gitondo, biterwa nuko babonye zihari. Odile rero ndagize amatsiko nkumenya ko uri umudamu mucoma. What's brochette? Aka kazi wagatangiye gute? Aka kazi nagatangiye mbona ngiye kugushomaho gato kuko nari mfite supermarket irahomba. Hanyuma mbona nta mpamvu yo kwicara kandi ndi umugore usobanutse. Bigikora ute? Hanyuma ndatangira nshaka amakuru, nshaka icyokezo, ndabyiga. Maze kubyiga rero ndatangira mba ndacomye kugeza ubukuru no munsi ninge mugore wa mbere mu Rwanda uzikotsa inyama neza, ndetse no hanze y'u Rwanda rwose abakiriya banjye barabizi, bamaze kubimenyera ko ari nge mugore wa mbere ubizi. Uravuga hanze y'u Rwanda nkagira ngo urazipfunyika, ndabona uri kuzishyira muri aluminium. No hanze y'u Rwanda nuko zitabasha kujyayo ngo zigere zikiri nzima. Nuko zitabasha kugerayo, ariko muri Kigali ho biroroshye cyane, zigeraho zikiri nzima. Nawe urabibona ko ziba zikoranywe n'isuku nyinshi cyane, ziba zipfunyitse, zigenda zishyushye, zikagera kuwo zigiyeho zishyushye rwose. Nawe ngira ngo urimo urabibona. Watuma umuntu agira petifa cyane. Yego, nukuri impumuro yonyine urimo urabumva ukuntu zirimo zihumura, zakurura abantu. Uri gukeka agatunguru ko gushyiraho?
yego ndakeka agatunguru ko gushyiraho, hari n'utundi turungo mba nakoze urimo uratubona nawe, ariko kano nako hari icyo kongeraho. Iyo tuzotsa tugenda dusigaho kugira ngo zirusheho kuryoha, guhumura cyane. uturane ufite supermarket mbona igiye guhomba, ubu ni ukuvuga ngo wasubiye mu kazi urumva ari ubuzima busanzwe kuko akazi wakaguriye mu bindi. Nabonye bihombye, mbona nta mpamvu yo kwicara mu rugo, ntangira bino, kandi bino nabyo hari ikintu birimo bimfasha, kandi ndabona hari naho nzagera rwose kubera gukora kano kazi no kubikora neza no kuba narabitekereje. Urumva ko nabyo ni ingenzi cyane. Ntushirize? Ntabwo nshiriza. Oya, ntabwo nshiriza, ndimo ndahindura rwose, nta kibazo. Okay, madamu rero Odile ari imbere y'icyokezo cye rwose ari gushyiramo inyama. Ubu watangira ryari Odile? Mba natangiye kare kuko burya umurimo ni uwa kare. Mba natangiye kare kuko urabona hari uburyo butuma zidakonja, zikomeza zishyushye. Nta mpungenge nagira yo kuvuga ngo ndotsa hanyuma ngo zize gukonja abakiriya babirye binuba. Oya, wabibonye nawe yuko rwose isaha iyo ari yo yose ubitwara bishyushye bimeze neza, kuko umuriro ntago ujya uzima. Ugira gutyo ushyira icyokezo hafi y'ahantu hari abamotari nabonye n'amagare hari haruguru. Ubu ni ukuvuga ngo wararebye uravuga uti aha hantu ushobora kuhabona isoko. Nararebye ndavuga nti aha hantu ushobora kuhabona isoko kubera hari abantu benshi bagenda, urabona ni mu bipangu hagati, ni inzira y'abantu bajya gusenga, abamotari, abantu bose urabibona rero ko nabitekereje neza rwose. Wabanje kujya kubyigira ahantu? Nabanje kujya kubyiga kuko nakubwiye mbere ntago ariko kazi nakoraga. Ubwo rero nahisemo kujya kubyiga, mvuga nti reka mbe umugore wa mbere w'intangarugero ushobora kwerekana ko ibintu byose bishoboka. Ujya utangira gucoma? Ntangira gucoma koko. Urabibona, mba nabyambariye, mba nabihaye agaciro. Akazi kose ni akazi. Ariko nawe urabizi ko aka kazi tugasangamo abantu b'abagabo, ab'igitsina gabo cyane. Oya, aka kazi ni njye mugore wa mbere ugakora. Nta bandi nzi. Ubwo rero urumva ko njyewe rero kuba ari ak'abagabo njye ntacyo bimbwiye, mpfa kuba mfite ubwenge n'ibitekerezo, nta kazi na kamwe umuntu atakora. Kuba uvuga ngo ni njye mugore wa mbere, hari uwigeze akubwira ati aka kazi wagiyemo katari akawe? Nyine urumva n'ubibonye aratangara akavuga ati aka kazi ni akazi k'abagabo, ni wowe mugore wa mbere ukora ibi ngibi. Rero ubwo urumva ko abenshi barabyibaza nta kabuza. Abenshi barabyibaza. Yego. Okay, turaganira. Uravuze uti ni mu nzira y'abajya gusenga, imbere y'abamotari, abanyonzi haruguru nababonye manuka nza ku kagari. Ibi bipangu si nabyo biragukenera bakakubwira bati dukorere ku buryo ubahereza komande mu rugo? Iyo nkubisemo agatunguru gutya n'uturungo bigahumura, barazamuka bakavuga ati mujye kureba nyamuneka. Urumva nyine birabakurura, bakampamagara, kandi si n'abano gusa, n'abahandi hantu bamaze kubimenya rwose ko dukora na delivery, barimo baragenda babimenyera. Ni ukuboherereza. Umuntu ashobora kumpamagara nka Kacyiru akambwira ati nkeneye inyama, zirangeraho gute? Inyama n'ibirayi n'ibitoki n'amafiriti birangeraho gute? Ubwo mpita mbipakinga nkabiha moto hanyuma ikabitwara. Uri nko mu kazi utiriwe uhaguruka mu kazi, nshobora guhita mbyohereza rwose, byaroroshye ubu ngubu nta kibazo kigihari. Mba mfite abamotari dukorana, ndababwira rero nkabaha iyo komande bakayigeza kuri uwo mukiriya waduhamagaye. Ku buryo bigusanga muri ofisi aho wicaye, bigusanga mu isoko aho ucururiza, bigusanga mu rugo iwawe utiriwe uvunika rwose. Hanyuma se ubu aka kazi uyo ugatangira washoye iki? Ndabona muri icyokezo cya kindi kigezweho, icyokezo umara kotsa rwose ukagipfundikira neza, hari agace gato hasi k'amakara, hejuru ugashyiraho twa twuma baterekaho brochette, ubushyuhe bukazamukira muri utwo twuma buvuye hasi, hejuru hakaba hari indi tiruwari ushyiraho izahiye kugira ngo zikomeze gushyuha, ubundi byaba na ngombwa ugapfundikira kugira ngo ivumbi wenda ritajyaho. Mbese uko mbishatse niko mbikora, uretse ko ivumbi wabibonye nta hantu byahurira kubera ino papier aluminium
niyo ibiporoteja ikabirinda ivumbi ikabirinda gukonja umuriro nawo ugakomeza ukajyamo neza kandi zitababuka zigakomeza zihiramo buhoro buhoro. Warumbajije rero ukuntu natangiye ukuntu n'igishoro warumbajije cyangwa ndavugaga ntiwaje ahangaha ufite iki? Naje ahangaha nari maze guhomba nta mafaranga menshi nari mfite. Nari mfite ibihumbi 250 nguramo iki cyokezo. Kigura ayo mafaranga yose? Yari gishya kigura amafaranga 200 biterwa n'icyo ari cyo, ariko ngewe ikintu naguze urabona ko ni VIP kabisa, urimo urabireba. Naguze rero ikisumbuyeho gishobora kujyaho ibintu byinshi kandi bimeze neza. Noneho nkodesha akabaraza, ndatangira ndakora kandi hagenda havamo inyungu umunsi ku wundi. Uguhera no ku biro by'inyama bike birumvikana iyo ugitangira uhera ku kiro kimwe. Uhera ku kiro kimwe kuba uvuga utese baragura, reka mbanze ndebe ubundi ukuntu bari bwakira umumama ubucoma inyama ubu ufitemo n'akantu kako. Ariko uko iminsi yagiye igenda byagiye mbona bishoboka babikunze ko byakozwe n'umumama ufite isuku byizewe, mbona kugeza ubu ngubu bagenda rwose babyumva. Ubushyuhe ntabwo bworoshye, nuva nanjye bwankubise ndi kugufasha kotsa gucoma. Urimo uramfasha kotsa, mba nanyweye amazi no kwiyegereza amazi umuntu akanywa, ntabwo ubushyuhe buba bworoshye. Ariko nyine byiza burya biraharanirwa kandi biravuna. Umazemo igihe muri aka kazi? Nta gihe kinini cyane kuko nabitangiye covid ikomeye igezemo hagati, urebye ni nk'umwaka umwe n'igice. Yego. Ubu rero uhera ku kiro kimwe bigenda bizamuka? Hera ku kiro kimwe, mbona barabyumva, mbona barabishimye ko byakozwe n'umumama bibatangaza, ariko ubu ngubu ntago ari kiro kimwe ngezeho, ngenda nzamuka. Nta muntu waguciye intege? Ntago wenda navuga ko hari uwanciye intege ntawe, ahubwo byarabatunguye nyine. Urumva nawe umumama ku cyokezo basanzwe bamenyereka ari iby'abapapa abasore, byarabatunguye cyane, ahubwo bakampa courage abenshi bakagera bagahagarara, dore ko ari hafi ya kaburimbo bakakureba. Bagahagarara bakitegereza bakandeba, bakambaza ibibazo byinshi, ariko ntawe nciye intege cyane rwose. Ntawe nciye intege cyane, ahubwo abenshi kuri ubu ngubu aho bigeze hari n'abasigaye bambwira bati watweretse inzira natwe tugakora amaboko mu mufuka tukava mu rugo tukagira icyo dukora. Yego. Bikora gisirimu. Odira no mudamu rwose wiyambariye neza, yambaye imyenda ya kigore nyine, ijipo n'umupira, ariko inyuma ashyiraho agataburiya k'umweru gasa neza n'akagofero k'umweru mu mutwe. Odira ndabona nta n'ahantu byagutarukiye. Ni ukuvuga ngo iyi ni isuku gusa ufura buri munsi kugira ngo abakiriya babone ko bahaye ibintu byiza? Oya, tuba tugomba kugira itandukaniro. Urabizi abamama isuku ni ikintu cyacu, tugomba kuba intangarugero. Rero ntago ngomba kubikora nsa nabi kugira ngo n'abakiriya banjye bagire icyizere, kandi nanjye muri rusange rwose ntago nkunda umwanda, banshaka ibintu bisirimutse, nditwararika kugira ngo abakiriya banjye nabo barushaho kwishima. Yego. Reka nguhindurire taza gushiriza rwose, ariko mba ndimo mbireba nyine. Urakoze no kumpindurira, nawe urebereho, kandi wabibonye ushobora nawe kuntumira n'iwawe, bakunda ufite ikirori ukambwira uti Odile tebuka uze nkwereka icyo mfasha. Ugasiga akazi kawe se cyangwa nakuzanira hano? Oya, urabona rumenium irimo ndabipakinga, nk'ubu urabona hari ibyo namaze gupakinga nabishyize hano, nta bukonje nta mbeho, nshobora gusimbuka nkaza nkakora n'ibyo ngibyo, nkongera nkagaruka nkasanga za zindi zigihari rwose. Hari umwana hari umfasha kuzitanga wamubonye. Ntabwo zirara? Ntabwo zirara. Ubu mfite nk'abashyitsi mu rugo, nkakubwira ngo mfite abantu batari bakeya mu rugo, nshaka kokereza ihene, nshaka ko cyangwa se bitewe n'inyama bifuza. Hano nabonye ari ihene, si n'inka, ni ihene. Izi ngizi ni inyama z'inka. Wenda barashaka kurya inka, ariko bitewe n'ubwinshi bwazo ni ibiro bigeze muri 20, cyangwa se n'agahene kose nka
umuntu yakubwira ukabimutunganyiriza byose ukabirangiza ku buryo abashyitsi baza zipfunyitse gutya zimeze neza? Ibyo ngibyo biroroshye cyane rwose nabikora, kandi si n'ibyo gusa, n'inkoko n'amafi n'inkwavu. Kino cyokezo cyotsa amafi n'inkoko? Cyotsa ibintu byose. Impamvu tuba twakoze ibi nuko ari byo bikenerwa buri munsi. Ibyo bindi rero nkubwiye tubikora kuri komande, kandi nabyo turabyotsa nta kibazo. Ubu se ntabwo uzagera ugashaka undi muntu ugeze wabona abakiriya benshi? Igihe nzabona abakiriya benshi babaye benshi cyane, urabyumva nawe sinabishobora njyenyine, nshobora gushaka undi muntu umfasha. Ariko ubu ngubu ni njyewe ubyikorera ko ntibara. Ubyuka ryari? Ubwo ndagira ngo numve n'uburyo izi zikugeraho. Ujya kuri busheri, ubyuka ryari? Umunsi wawe uteye gute w'aka kazi ko gucoma? Mbyuka saa 12, hanyuma nkatanga komande bakankorera, bakankatira inyama. Uri busheri? Yego, kuri busheri mfite abo dukorana bazimpa. Hanyuma saa 2:30 ziba zingezeho, ngatangira ngacana imbabura. Ukaba wavuye mu rugo urahangaha? Naba navuye mu rugo nahageze, nkatangira nkacana imbabura, nkotsa ku buryo saa 3 zuzuye umuntu wese uje ashaka inyama ashobora kuyibona, cyangwa umuntu wese umpamagaye ushaka inyama ashobora kuyibona muri ayo masaha. Yego. Ubwo tugeze ku saa 3, ariko turagira ngo dukumve gahunda yo gucoma y'umunsi. Gahunda yo gucoma y'umunsi nyine bwo urumva saa 3 ziba zabonetse, mba ngenda ubwo saa 3 za mbere ziba zabonetse, mba ngenda notsa buhoro buhoro nyine, ubwo n'ubundi umunsi nirirwa notsa, ndotsa nkashyira ibirayi mu mavuta, kuko byo buri munsi nabyo biba bihari. Uje ampaye komande y'ibitoki nabyo nkabimwokereza hano, umpaye komande y'ifiriti nayo nkayimwokereza. Urumva akazi kanjye kose umunsi wose mba ndi hano mu kazi ka buri munsi gahora. Aha nahagaragara ku rubaraza, na ahantu heza rwose, wagize amahirwe ubona n'igicucu, kubera ko hejuru hari esikariye zijya muri etaje hejuru, icyokezo cyawe gisunikira munsi, biroroha cyane. Ku bijyanye n'ibintu byo kurisha ibyo birayi mubikora hariya mu gikari? Yego, dufitemo ahantu tubikorera, dufitemo gaze, dukorera kuri gaze, hanyuma tukabitunganya ku buryo umuntu atabibura rwose. Dufite aho tubikorera heza hizewe, naho hafite isuku, nk'uko nabikubwiye ko isuku ari ibintu byacu. Odiri, iyo bumvise umuntu akubwira ngo yabuze akazi nkurikije igishoro cyawe, usibye ko ari na cyinshi, buriya hari umuntu uvuga ngo 200 sinayabona, arashaka gukora. Umuntu ukubwira ngo nabuze icyo nkora, hari imirimo itari yanjye, hari ibyo mbona ntashobora, ubyumva gute? Ibyo ngibyo ngiye ntago mbyumva neza, kuko nkanjye nka Odile ntago nabyihanganira. Wenda ngewe ayo ngayo yigiye hejuru ho gato, ariko hariho n'ibyokezo bya makeya bya okaziyo 80,000 wakibona. Neze gutya, iki ni igisirimu cyokezo bapfundikira. Iki ngiki ni na kinini, ariko hari ibigenzi byabyo bigenda bikurikirana. Rero kumbwira ngo umuntu yabuze icyo akora, ngewe ntago njya mbyumva cyane, kuko imirimo irahari, ahubwo nuko abantu benshi cyane hari imirimo basuzugura bakumva ko si yabo, ntago ibareba. Ariko mu by'ukuri buriya utekereje neza ubona utabura umurimo ukora ufite udufaranga duke dushoboka. Ubusa ku munsi wotsa ibiro bingahe by'inyama? Nshobora kotsa ibiro 5, nshobora kotsa ibiro 10. Ni nk'ibyo ngibyo, biterwa n'amakomande mba nabonye, biterwa n'abakiriya mba nabonye. Nshobora gutumiza nkeya, nabona abakiriya benshi nkatumiza izindi nyinshi. Ni ukuvuga ngo busheri barakuzi, nawe bagerageza kugukatira ahantu heza. Nawe urabibona ukuntu zimeze, noneho ziranoroshye, mu kanya uraryaho urumva. Ziranoroshye, bankatira inziza zimwe za mbere, ku buryo rwose nta mukiriya wanjye ushobora kugira ikibazo ngo zirakomeye, ngo zirabishye, oya ntawe. Bandebera inziza nyine nk'umukiriya, nawe urabyumva. Ubwo nuvuga ngo inke wotsa ku munsi ni 5, nyinshi zishobora kugera ku 10 bitewe na komande. Yego, nuko nguko bimeze. Ugakwirakwiza mu mujyi wa Kigali, moto hafi mu muziranye, ukayihamagara utingira. Tuba tuziranye, hari abo mfite tunakorana, ahubwo ndabahamagara nkababwira nti hari umukiriya uri aha n'aha arashaka inyama mu minota 10. Ubwo mpitamohereza, urumva mba mwizeye, akamugezaho ibyo ngibyo ajyanye, nawe umukiriya akohereza amafaranga kuri telefone. Yego. Hadira, iki cyokere ko numva kitoroshye, nanjye cyanyishe ku cyokezo. Nuko wirirwa? Nuko nirirwa rwose, nuko nirirwa. Bisaba kunywa amazi menshi nyine akonje koko. Hari abanyabona botsa bari ku cyokezo ariko yiteretse inzoga hafi ye.
ibyo ngibyo benshi barabikora ariko njyewe ntago nzinywa, mba niteretse igicupa cy'amazi hariya mu nzu, mba niteretse igicupa cy'amazi rwose. Inyama yitwa nguki? Iyi nyama yitwa igiti. Ni inyama y'inka yitwa igiti, bari inyama nini isa neza igaragara. Ndabona ari kinini cyane, ubuse ebyiri ntiziva mu kiro cyonyine. Oya ntabwo ari ebyiri zivamo gusa, ariko dukuramo nyine iziringaniye ku buryo zigaragara neza mbese. Kivamo nk'enye. Nk'ikiro kivamo nk'enye. Urumva rero iyi nyama nawe cyakora kuko uri umumama wowe yaguhaza. Ariko abagabo bashobora kurya nk'ebyiri rwose umva bakegama. Hafi kiro. Hafi kiro barazirya rwose. Igiti rero ni brochette nsigaye numva ahantu henshi. N'umwihariko wawe ni uwuhe? Umwihariko wanjye uwa mbere mbikorana isuku ikomeye cyane. Uwa kabiri ndabihisha mbiha umwanya uhagije kuko urumva mba mbishyizeho umutima nta bindi mba biba binyirukansa. Uwa gatatu delivery kuzoherereza abantu aho bari aho bicaye. Ibyo rero ni umwihariko ukomeye cyane kuko kubona umuntu kugezaho ibyo kurya bigishyushye bihiye ako kanya ntago bikunda kubaho. Tumva rero ari wo mwihariko wanjye kandi abakiriya banjye rwose baza kubyumva barabizi, babishyire muri comment pe. Uba ahantu uyijyana kure neza? Ahantu uyijyana kure ubu ngubu abo maze kugira bakure ni aba Kinyinya, Kacyiru, Gikondo, Nyamirambo. Aho ngaho umuntu agahamagaza ibrochette ari Nyamirambo ari Nyamirambo rwose ndi niboye nkayimwoherereza. Abandi rero ni abaturanyi hano muri Kicukiro na Kabeza, urumva bo ni aba hafi ariko abakure ndumva ari aho ngaho. Ni akazi katoroshye cyane. Ndabiboherereza ahantu hose bari, aho baherereye muri Kigali niho maze kubonera ubushobozi, mu ntara sindahagera. Uyu muntu abishaka rero ushobora kumpamagara kuri 0782 68 7 ukambwira ibyo ushaka bikakugeraho bitarambiranye rwose kandi bimeze neza nk'uko ubyifuza. Nuko nguko bimeze. Izi ngizo washyize muri aluminium hejuru zishobora kugeza ku mugoroba zigishyushye. Zigeza ku mugoroba zigishyushye kubera ko mbabura nkuko wayibonye ubuhanga ikoranye. Amakara abarimo umuriro ukomeza uzizamukira, zirakomeza zigashyuha kugeza zishize umunsi urinda wira zigishyushye mbese kuko umuriro ntago uzima, ntago zishirira. Urabona aluminium iba yazirinze nta kibazo. Ndava ahangaha mpumura brochette ndumva nuko wazo wankubise. Urahava humura brochette cyane rwose ariko nyine urihangana no munsi twakoranye akazi nta kundi byagenda. None se tuganiye ku kijyanye n'amafaranga buri muntu akora kugira ngo agire ahantu agera. Ubona uyu mwuga wo gucoma nk'umudamu hari ahantu ushobora kugeza umuntu? Uyu mwuga wo gucoma nk'umudamu hari aho wakugeza kuko hadahari ntago nabikomeza wenda nanjye kuko nkunda gukora nahindura nkashaka nk'ibindi. Ariko buriya kudacika intege mu buzima ni byiza no gukunda akazi ni byiza, hari ahantu wakugeza. Ariko nawe ukirirwa ku muriro? Ukirirwa ku muriro buriya kugira ngo tugere ku bintu bikomeye bisaba kwitanga gukomeye cyane, ntago twabigeraho tutitanze. Ariko iyo witanze ukihangana hari ahantu kure bikugeza. Yego turi kuvuga ku kivamo. Ubu se rwose mbwira ubu nka bya biro tugira bike bitanu kuko wambwiye ko hariho n'igihe yotse 10 bitewe na komande wabonye. Nk'ibiro bitanu inyama turabizi uko zigura twese. Ushobora nko kuvanamo inyungu ingana gute? Nshaka kuvanamo inyungu nakuyemo ibikenerwa byose ni inyungu ya 3. Nakuyemo ibikenerwa byose amakara, amavuta, ibirungo, nshobora kuvanamo inyungu ya 3. Kandi ubwo ni brochette twavuze gusa ntabwo twagiye ku birayi, ku mafiriti, ntabwo twagiye kuri wa wundi ushobora kugutuma inkoko cyangwa ifi cyangwa urukwavu. Aho twihamiye kuri brochette kuko arizo nagusanzemo. Twihamiye kuri brochette gusa kuko arizo wansanzemo. Ayo ngayo niyo ashobora kuboneka kuri ibyo biro 5. Aho na makeya ubwo iyo wagize 10
ibyo 6 biraboneka ku munsi biraboneka rwose byihuse by'inyungu. ejo no kongera ugatanga indi komande gutyo iminsi 7 y'icyumweru gutyo uko mbona amakomande menshi niko nunguka cyane. Saba rwose abanteza amatwi banyumva mu ndemere mu mpe komande rwose kugira ngo ndebe ko aho ndi nahava hagira ahandi hantu ngeze ko ndebura ahantu heza ariko no kujya hejuru ntago ari bibi oya kuzamuka ntago ari bibi twese dukora ngo dutere imbere. Ubwo rero kubona abakiriya abantu nibo abakiriya nibo batuma tuzamuka rwose. Niyo mpamvu rero ndimo mbisaba kandi n'ibyo nkora nuko mbyizeye nzi neza ko ubiriye arabishima nawe yakwishimira kurya ibintu bimeze neza. komande ndayikwemere nanjye. Urakoze cyane rwose Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane. Nase tukivuga ku kivamo reka turebe nk'abagore ntago twinjiye cyane muri supermarket bigeze gukora ntago twayinjiyemo ariko reba nk'umugore uba mu rugo uba hari uko ahawe ikintu cyose ari gusaba wenda umugabo nta kazi afite. Ibi ni ibintu umuntu wese ashobora kuvuga ati reka nanjye ndeka aka kazi nagakora bigakunda. Ibi ni ibintu buri wese ashobora gukora bigakunda kandi abo bagore birirwa mu rugo basaba amafaranga nge ntago nemeranywa nabo kuko akazi kose ni akazi gashobora kugirira umuntu umumaro. Hari igihe ufite umugabo akorera amafaranga runaka wowe mugore ushobora nawe kumufasha kuko ntago yahaza urugo wenyine kuko ibintu biba mu rugo ni byinshi cyane. Ushobora rero kumufasha nawe rwose kandi wabona ko nawe byazamo inyungu bikagutunga. Ntabwo rero kumbwira ngo umuntu yicaye mu rugo yabuze icyo akora kandi wenda umugabo arakora yamubonera agashoro n'ak'ibihumbi nk'ijana ntago mba numva ngewe mbyemeye. Tugeze mu mwanya wo gushyiramo ibitunguru. Ibitunguru mbishyiraho uko ndimo kotsa ahubwo mu mwanya tuza wandanga umwanya tuza kugeraho mu kanya zimaze gushya neza ni uw'ibirungo. None ko bishyiramo bigwa hasi mu makaruguru bimaze iki? Oya hari icyo bimaze kuko abana turarapye hari agasigaraho bikajya kuri bino bitunguru impumuro ikiyongera n'uburyohe. Ubwo no kuvanga 3,000 ku munsi twagize make nanze kuguha menshi cyane kuko buri gihe ntubona komande. Hari gishobora gukora ibiro bya 5 wavuze, hari gishobora gukora ibiro 7, hari gishobora gukora 10 wambwiye ko 10 bigezaho kuri bya 3 wunguka ku biro 5 wakoze ku munsi. Ubwo ku mushahara ku kwezi ndahita nkubarira 90,000. Yego niko bimeze. Nta gitoki nabariye nta kindi brochette nta gitoki wabariye nta birayi wabariye nta firiti wabariye nta nkoko wabariye. Iyo mbishyizemo byose bigera nka gute Ode? Bigenze neza nabonye komande urumva na 15 cyangwa ibihumbi 10 nayabona ku munsi. Nabonye komande y'ibyo ariko y'inkoko amafi inkwavu nayibonye ibihumbi 10 nshobora kuyabona. Yego ureje wundi muri weekend umuntu akakubwira ati mfite abashyitsi ndashaka kunyokereza ibiro 20 mfite abashyitsi benshi. Icyo gihe kandi nabo abandi bahangaho urabahamana ubwo urabikora gute? Urashaka umuntu urabyuka kare uzikora uzishyire muri aluminium urabikora gute? Ngaho se ahubwo iyo komande y'impe urebe ukuntu mbikora n'imbaraga. Yene urabikora ukuntu mbikora ndabyuka kare cyane kurusha bisanzwe nze mbanze notse bya bindi bya hano kuko uko biri kose ibirori biba mu masaa 6 cyangwa nyuma ya saa 6 ndabikora. Rero ndabanza nkore bya bindi bya hano mbishyire hahandi kuriya nabikweretse ubundi mpite nkora ibyawe kandi nabyo bigende neza. Rwose izo komande mba nzikeneye cyane rwose. Zimpa akazi kenshi ko kutaruhuka. Ukabifatanya n'izindi nshingano wibereye ku cyokezo? Nkabifatanya n'izindi nshingano nibereye ku cyokezo rwose. Nukajya numva guhamagara umuntu ngo byabiraye bimeze bite mu gikari ubwo ufite yundi uri kugufasha ariko byose ukabikurikirana. Yego ku cyokezo ni wewe gusa? Ku cyokezo ni ngiye gusa ubundi nyine bari gukurikirana iby'ibirayi byo mu gikoni amafiriti ibirayi ibitoki biba nabyo bimeze neza. Ubu nabyo ibirayi rwose birahari byamaze kuboneka. Yego Odira ugeze gutyo ugiye nko mu birori huye n'abandi bagore cyane cyane bya birori bihuramwe abagore benshi barice bari kongorana bati duruje mudamu ni mucomo ubifata gute? Mbifata neza kuko birantunze bifite icyo binyinjiriza mu muryango. Ndumva nta kibazo kibirimo ntago binsebya ntago binkoza isoni bintera ishema kuko bituma ntifuza. Yego ubyiga wabyize igihe kingana iki? Nabyize ibyumweru 2 gusa kuko burya icyo ushaka ntago bisaba igihe kinini cyane. Nabyize ibyumweru 2 gusa ndabimenya. Tuvuga umuntu arashaka kuza ahangaha kubyiga
wamufasha akamenya kotsa nawe akaba yakwihangira imirimo muri ubu buryo. namufasha cyane rwose, namufasha nashyizeho na nimero, iriya nimero navuze 0782 umuntu wese wumva wagira icyo ambaza ampamagare rwose ndi tayari. Odira ari gutanga nimero ngo arishakira komande ngo n'igikomande kinini aragikora, ni komande nyinshi arayikora akayirangiza, arishakira komande ariko aravuga ati ushaka no kwiga waza nka kwigisha ukagira aho ugera ugatera imbere. Uti ni mundemere mumpe mumpe komande, we ntagusaba igishoro, hari abasaba igishoro ariko wowe igishoro urakifitiye, ufite n'imbaraga zo gukora, wowe urashaka akazi. Ngewe ndashaka akazi kuko ibyo nabona byose nabigeraho kuko nabonye akazi. Igishoro ndagifite, imbabura ndayifite, nkeneye abakiriya ahubwo benshi bandemere, banteze intambwe ikomeye cyane, bampamagare bateze umugore w'umunyarwandakazi imbere muri rusange. Zatangiye gusa neza, wabibonye? Zirasa neza. Umurabyo kutarimo kubivuga ntabwo uri kubyumva. Ndabyumva. N'ubanga zihiye ugenda usigize haruguru, ndabona aha hanyegere bagiye uhashyira izihiye hepfo naho ukomeza gusiga. Hepfo naho nkomeza gusiga kuko ubu hari zabonetse mukiriya ntabwo yazanga buzibure. Ubu rero ngomba kubikora nitonze nyine kugira ngo zinashye cyane. Ni byiza cyane. Urashaka kugera hehe Odira? Uravuga uti ndi umugore mucoma ariko ufite inzozi ufite n'izihe zituruka kuri aka kazi ukora? Inzozi mfite zituruka kuri aka kazi nkora, nari mfite supermarket Irahomba, icyo ni icyambere. Ndashaka gukuramo supermarket muri ibi byokezo. Bizakunda cyane, buriya gushaka no gushobora. Niyo mpamvu ndimo mbwira abantu ni mumpamagare, mungurire, muteze umunyarwandakazi imbere. Bizakunda rwose. Mucomante nyawe. Ngo mucomante? Yego. Nimuteze umunyarwandakazi imbere, mungurire, mucomante, mungurire, munteze imbere, inzozi zanjye nzazigereho binyuze mu mafaranga mwaguzemo ibyo nakoze. Ikindi ushaka kubwira abantu? Ikindi se ndumva kureba birangiye, ndumva gashobora guteza umuntu imbere, byose bivugamo. Ndumva ni akazi gashobora guteza umuntu imbere agakoza gakunze. Niyo mpamvu rero nshishikariza n'abanyarwandakazi muri rusange, muve mu rugo muhaguruke mukore, mushaka amafaranga, mungane mbagira inama, mbereka aho nanyuze kandi nzi neza ko namwe bizabafasha. Mbega ibishito birabyibushye? Irabyibushye, niyo mpamvu ino nyama n'umuntu nayiriye ntabwo yasubira kujya kurya utunyama two mu kabari dutoya. Ariko 1000 wambwiye ugurisha ubwo si makeya ko ndari kinini. 1000 ngurisha ntago ari make, ni makeya ariko nanone nunguka makeya nkunguka abakiriya. Burya udahenda ubona abakiriya benshi, ariko iyo uhenda nyine ubona bakeya. Rero ngurisha makeya kugira ngo mbone abakiriya nyine baza ari benshi bagende banezerewe. Burya umuntu muhenze nubwo ababiri ariko abagiye atanezerewe. Odira no mudamu rero ukora ako kazi, ariko mbonye no mu nzu hari utundi tuntu turimo ntabwo twadutinzeho. Mbonye nyine nabonye ufite n'ibirayi hariya mu gikari, izo brochette ntabwo baziriraho. Twatinze kuri brochette gusa kuko uri umugore udasanzwe ukora aka kazi ko gucuma. Ni mu bagore bake cyane tuzi hanze ahangaha utinda zitanga, naho twatinze ariko aravuga ati 90 ku kwezi cyangwa se anarenze, akoze ibiro 5 ku munsi ashobora kuyarenza, ariko ashobora no gukora komande akoze 10 ku munsi. Ubwo murumva ko ari amafaranga menshi cyane, sibyo Dira? Yego nibyo rwose niko bimeze. Ntago bya biro 5 wazanye bivamo brochette zingahe ko ndari byinshi? Bivamo urumva ibiro 5 mu kiro kimwe ni inyama 20. Ikiro kimwe? Ikiro kimwe kivamo ibiti 4. Rero urumva ibiro 5 ni ibiti 20. Kandi hari igihe bishira ugasubira nkuko bivuze? Hari igihe bishira nkasubira. Uyu munsi nta komande ufite? Uyu munsi nta komande mfite, ariko urabona zimeze neza. Ubu ngubu urabona haracyari kare kandi nazihishije. Ubu niteguye ko mu kanya bari bumpamagare cyangwa baca hano bagenda bari buzigure ko ndahatinda rwose mpava ntinze. Urumva rero ko ndahava baziguze.
okay Odile reka ngushimire cyane kandi nyine ukomeze ukora akazi neza ubwo agatelefone kanjye uzajya ukumva nkubwira nti bimeze gute umuntu yahanyura ni ukuri rwose urakoze cyane nanjye ndagushimiye agatelefone nanjye telefone yanjye ntijyivamo umuriro kubera yuko urumva gahunda mba mfite mba ntegereje ko abantu bampamagara ubwo ni iyawe rero ndayitegereje kandi rwose mwakoze cyane kunsura ariko ntabwo uteganya kuzagurira ibyokezo hirya no hino ndabiteganya bizaturuka muri iki ngiki okay arakoze cyane Odile Mucomante niko yiyise ngo ni Mucomante sinzi niba iryo jambo ribaho ariko niko nyine yarivuze ubwo bararimwita ni umudamu nasanze ahantu ku cyokezo aho yokereza Kicukiro mu murenge wa Niboyi mu kagari ka Niboyi ni hafi y'akagari ka Niboyi afite icyokezo kigezweho cya kindi ushyiramo ukaba wanapfundikira akorera hanze